umuvuga butumwa afata umushumba ati niko umpa amafaranga ya ahantu nturutse. Reba iki gikenya ngo ni igikozi cy'Imana gifashe pasiteri gutya. Ariko uziko ntabwo bamugira. Muzacuruza ibigori se ahubwo muzabona hari n'uzabibemerera. Ndababwiye ko muri uyu mujyi wa Kigali muri iki gihugu hazana ibintu byo gucuruza ibigori ku muhanda. Dufite iterambere. Ni muhave. Mwakihanye mukivumuza. Mukagenda aho mwagiye muhemuka mugasaba imbabazi. Ngewe hari umuntu twigeze dutumira. Kuko ari igihe nakiraga abashyitsi ku rusengero iwacu. Uwo muntu turamutumira rero njya kumubwira nti karibu ku meza. Siko ntiyaturebye. Mumpa yanjye ngende n'umugore wanjye arateye kumva ibyo bikenyama. Mumpa yanjye ngende umugore wanjye. Ubwo uwo muntu ni umukozi w'Imana. Uzi ibyaha ukoze. Mumpa yanjye ngende n'umugore wanjye arateka. Ye baba naravuze nti Imana ifite akazi no kwigashoboye. Baguha yawe ngaho ubari hehe. Ubu mugize Imana bazajya banabatumira ku buntu. Use muzongera kujya mu bicirora muyakande. Bose barayafite. Se mwamenye ko Imana dukubitiye mu gafuka. Mwaje tukarira tukaboroga. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ndabashuhuje mwebwe mwese abakurikirana mama Charlene official. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Dushimiye Imana muri iki gitondo ko yaturinze kandi ikaturindana n'abacu, ikaturindana n'igihugu cyacu. Mwebwe rero abankurikiraniye mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara zitandukanye, mu bihugu by'abaturanyi, mwebwe abadukurikirana muri Amerika ya ruguru n'epfo, abari muri Europe no muri Australia no muri Aziya, mwese turabashuhuje nimukomere. Namwe abacunga umutekano mwagiye kugarura amahoro muri mu butumwa bw'amahoro. Imana ibashyigikire rwose aho hantu muri hirya no hino. Ayo mahoro Imana ibafashe kugira ngo aze. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Rero ndabashimiye mwebwe mukomeje gukora share ku biganiro byacu, mukomeje no kwandika hepfo kuri comment muduha inama n'ibitekerezo, mwebwe mukomeje kuduhamagara mudutera inkunga. N'ukuri Imana iyo mu ijuru namwe ikomeze bashyigikire mu byo mukora, ishyigikire mwebwe n'imiryango yanyu. Umugisha w'Imana batondeho nkurume, ukuboko k'Uwiteka kubaramburirweho, kandi Imana abari mu kaga Imana ikabakuremo, abarwayi Imana ibakize, abari mu bushomeri Imana ibakure mu bushomeri, abari mu ntege nke Imana ibaha imbaraga. Kugirirwa neza n'Imana bibe kuri mwebwe. Ndifuza ko tubanza gusenga Imana muri iki gitondo muri aya masaha, kugira ngo Imana ifashe kubabwira kandi namwe ibyo mubwiwe ibafashe kubishyira mu bikorwa. Nongere mbibutse yuko nta na rimwe Imana izaza ngo iguhagarare imbere ivugane nawe, izajya ituma intumwa itume n'abahanuzi. Imana izanyura mu bo yatumye, nanjye nyuzemo muri uyu mwanya kugira ngo mve iyi message. Mureke dusenge. Turagushimye Mana itanga kubaho no kuramuka. Tugushimiye umugisha uduhaye wo kuramuka amahoro, ukaba uwuduhaye uyu munsi, uwuduhanyemo n'ijambo ryawe ryiza, uwuduhayemo n'amahoro, uwuduhayemo umutekano n'ubuzima. Ndagushimye, izina ryawe niryubahwe ko warinze abatuye isi bose, warinze abanyarwanda, urinda abo duturanye, warinze ibyiciro, urinda itorero mu buryo bwose. Mwami habwa icyubahiro. Uyu mwanya tugezemo no gutanga ubutumwa nk'uko waduhamagaye ngo nidutanga ubutumwa. Ushyigikire kugira ngo Mwami ibintu byose bituruka muri nge bikubahishe, kandi umugambi wawe uba ari uturuka muri nge. Hanyuma ubu butumwa bugera abo wifuza guhindura bose bubagereho, ukureho inzitizi izo arizo zose. Mwami nanjye nemeye kwasama kandi uvugire muri nge, nemeye kuba mikoro, urangurire muri nge, nemeye kuba indogobe. Mana nanjye mbaye igikoresho kizima, ushyigikire imbaraga zawe z'umwuka wera zitindane nanjye. Ndagushimye ko ababwirwa ndetse nanjye ugiye kuvuga twese tubugabane umugisha. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana rero nibaha umugisha
ubushize nabagejejeho ubutumwa bwitwa ngo suzuma umuhamagaro uburinde kandi ukore. Twari twatangire ku gice kivuga gusuzuma umuhamagaro kugira ngo urebe nimba umuhamagaro urimo ari Imana yawugushyizemo, ariko uyu munsi ndashaka ko tuganira kurinda umuhamagaro, kuwurinda. Imana iyo yaguhaye umuhamagaro ukaba urimo wamenye ko ari umuhamagaro wawe, ikintu kiba gikwiriye gukurikiraho ni ukurinda umuhamagaro. Reka turebe abami ba mbere hano ibice 27 umurongo wa 3, dusome mu izina rya Yesu. Naboti abwira Ahabu ati biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo y'abasogokuru banjye. Amina. Haleluya, haleluya. Kurinda umuhamagaro nicyo ngira ngo tuganireho. Imana iyo imaze kuguhamagara ukamara kumenya neza ko igushyize mu muhamagaro, umuhamagaro ni myinshi yatandukanye, ukamenya ko ariyo yaguhaye uwo muhamagaro, uba ukwiye kuwubera amaso. Mureke mbabwire, umuhamagaro uba ukwiye kuwurinda nk'uko urinda imboni ry'ijisho ryawe, kuko mu ngingo tugira, mu ngingo zifite intege nkeya zikomeretswa n'akantu gatoya cyane ijisho ribamo. Nagira ngo nkubwire ngo uba ugomba kurinda umuhamagaro kuruta uko urinda imboni y'ijisho ryawe. Hari abantu bazi ko umuhamagaro umuntu awugira agaterera iyo. Turi burebe ibintu ushobora kurindisha umuhamagaro bitatu. Kurinda umuhamagaro. Kurinda umuhamagaro nicyo kintu ushaka ko tuganira muri uyu mwanya. Ngo Naboti abwira Ahabu, aramubwira ngo biragatsindwa kuguha gakondo nkaguha uruzabibu rw'abasogokuru. Mureke mbabwire, haleluya, haleluya, iyo gakondo atashakaga gutanga. Nongere nkwibutse ko urwo ruzabibu, aho hantu hari isambu, yakunze urwo ruzabibu akavuga ngo ndaguriye isambu nyigurane n'uruzabibu kuko narukunze. Nagira ngo nkubwire ngo ni ibintu bishira, ni ibintu birangira, ni ibintu bishira ukabona ibindi, ariko abihagararaho. Aravuga ati uko biri kose ni gakondo izajya inyibutsa igisekuru cyacu, ni gakondo izajya inyibutsa umuryango wacu, ni gakondo yanjye, ntago nahagurisha. Ahagararaho ati nubwo uri umwami ukaba uri Ahabu, ukaba wampa ibifaranga byinshi rwose ndetse bitaguze ahangaha, ukama ikiguzi cyinshi, ariko biragatsindwa ko amateka yo mu muryango wanjye, gakondo y'iwacu igomba gusibangana. Uyu Ahabu yari umwami. Hanyuma aza gukata. Hari igihe umuntu akata ahantu akahabona ikibanza cyiza, hakavuga ati muri iki kibanza shobora kuhashyira uru ruganda, muri iki kibanza shobora kuhubaka ishuri, muri iki kibanza shobora kuhubaka urusengero, muri iki kibanza shobora kuhashyira ubucuruzi, muri iki kibanza shobora kuhashyira ikintu runaka. Umuntu yahareba yahashima akavuga ati aka gasozi ni keza, cyangwa se uyu mudugudu ni mwiza, bitewe n'igikorwa nshaka gukora, aha hantu ni heza. Hanyuma ugafata inzira ukajya gushaka nyiraho. Nuko byagenze kuri Ahabu na Naboti. Ahabu rero yari umwami, uko biri kose umwami aranatembera. Haza gutembera rero arareba, abona ahantu hari uruzabibu rweze cyane. Aravuga ati kugira ngo mbone uru ruzabibu nuko ngomba kurugurana naho ruri. Aragenda rero ajya kureba Naboti wakomeye kuri gakondo, uri mu bintu azi, udashidurwa n'amafaranga, ndetse utagira ubwoba ngo nuko ari umwami. Haramwegera aramubwira ati rura ruzabibu rwawe narukunze. Uko rubiri kose umwami yumvaga kuko ari umwami agomba kurubona, kandi yumvaga kuko ari umwami Naboti akaba umuturage, yumvaga igitinyiro ajyanye. Imana iturengere. Yumvaga igitinyiro ajyanye imbere y'umuntu ayoboye kiri bugire umumaro. Ariko ndamushimye Naboti, ndamushimye. Ntago yarebye ngo ni igitinyiro cy'umwami, ngo arebe ngo ni icyubahiro cy'umwami, ngo arebe ayo mafaranga, akomera kuri gakondo. Imana itugirire neza. Mureke mbabwire, yayikomeyeho kugeza ubwo bamwica. Ariko Imana yadutabaye. Iri jambo nzongera ngigishe mu bundi buryo. Yakomeye kuri gakondo
ubundi ikintu bita umwuka w'ubwoba. Umuntu ugira ubwoba ntabwo azajya mu ijuru. Umuntu ugira ubwoba Imana ntiyamukoresha. Mureke mbabwire, umuntu ugira ubwoba Imana ntiyamugabira umurimo. Umuntu w'umunyabwoba naho yaba yarakwimitse uyoboye amatorero mu isi, ikakwimika ikabonera umunyabwoba, igomba kugukura mu buyobozi. Ntabwo Imana ikorana n'abanyabwoba, ntikorana n'abacanshuro, ntikorana n'abantu bakunda amafaranga kuruta Imana. Imana ikorana n'abantu bashyira icyubahiro cyayo imbere, kandi ikorana n'abantu bamaramaje. Niyo mpamvu mubona Imana izajya yirukana. Imana ikunda abantu batagira ubwoba. Ari nkawe rero, simpe no kuvuga ngo ni Naboti, naho haza umuntu w'umupolisi akakubwira ati nutabigenza gutya, nutabigira gutya, ubonye inifomo yonyine wahita ubikora. Aratsimbarara, ariko mu gutsimbarara hamuviramo urupfu. Ariko ndashimira Imana igihorera abakozi bayo, igahora. Burya Imana irahora. Imana njya mbwira abakozi Imana ngo ntukirirwe uhirika umuntu, ntuzajye ku musozi ngo umuhirike, ntuzamusengera wirirwa wiyicisha inzara ngo napfe. Imana ubwayo mu bumana bwayo icyo nayiboneyeho ni ukwihora. Baje kumena amaraso ye baramwica, ariko Uwiteka uzi ibintu yavuze. Yaravuze ataha amaraso yarigatiye aho imbwa zarigatiye. Amaraso ya Naboti niho zizarigatira yawe. Mbese buriya yaravuze ati ninde wambasha, ninde washobora. Ariko igihe cyarageze biba ngombwa ko hajya ku rugamba nyine ngo atabare nyine. Ahamagara abatubuzi b'abahanuzi bose baramubwira bati rwose Uwiteka aravuze ngo uzatabaruka. Uri kumva? Ariko Imana irahora. Imana yaje kumushukashuka, imusukaho umwuka w'ubushukanyi, ajya ku rugamba bamurasira ahantu yiciye Naboti. Ntabwo nshaka kwinjira ahangaha, nagira ngo dukoreshe iri jambo tuvuge ukuntu dukwiye kurinda imihamagaro. Dufite abantu benshi batigeze barinda imihamagaro. Kugira ngo tumenye ibintu birindishwa imihamagaro, tumenye nimba warawurinze cyangwa utarawurinze. Tugiye kuvuga ku bintu bitatu. Ikintu cya mbere kirinda umuhamagaro, wamaze kumenya ko umuhamagaro ari uwawe, ibyo twabivuyemo. Ahubwo ukimara kumenya ko wahamagawe, haleluya. Ikintu cya mbere kirinda umuhamagaro, ntiwangirike, ntugibweho umugayo, umuhamagaro ukagenda neza, umuhamagaro ukagenda ukura, ukava mu mudugudu, ejo ukajya mu kagari, ukava mu kagari, ejo ukajya mu murenge, ukava mu murenge, ejo ukajya mu ntara, ukava mu ntara, ukajya mu rwego rw'igihugu, ukava mu rwego rw'igihugu, ukajya mu rwego rw'ibihugu. Imana iyo iguhamagaye yagura n'umuhamagaro wawe. Burya nubona Imana igusubiza inyuma mu muhamagaro, ujye uvuga uti hano harimo danje. Wigeze se ubona umuntu wakoze nabi mu gihugu bakamuha promosiyo? Wari uzi ko hari n'abantu bakurwa mu myanya yabo igihe cya kontara basinye kitarangiye kubera gukora nabi? Wari uzi ko hari igihe umuntu bamuha akarere akakitwaramo nabi bagahita bamumanura bakamujyana mu mudugudu cyangwa bakamuha umurenge? Umuhamagaro urakura. Kugira ngo rero ubeho neza mu muhamagaro, ntugirane ikibazo n'Imana kandi ukomeze ukure mu muhamagaro, ikintu cya mbere kirinda umuhamagaro ni ugukiranuka. Mureke mbabwire, Satani yarabashutse ababwira ko nta mukiranutsi ubaho. Ibyo ngibyo bigenda bibaha uburenganzira bwo kwikorera ibyaha ngo kuko muzi ko nta mukiranutsi ubaho. Ariko umukiranutsi abaho kubw'amaraso ya Yesu. Gukiranuka birashoboka no kwanga. Hari ijambo rivuga ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome. Haleluya. Icyo nicyo nzagukiriza. Impamvu gukiranuka kandi binabaho nuko tubishobozwa na Kristo duha imbaraga. Sifa kwa Mungu. Gukiranuka, kuba uri mu muhamagara ariko ugakiranuka. Waba uri umuvugabutumwa ukabwiriza ibyo ukora, ubwira abantu babuze kwiba, Imana ni kwitegereza ibone kwiba ntabyo ugira. Icyo nicyo kirinda ivugabutumwa ryawe.
uri umuvugabutumwa nibagutumira bati ndahagera 5:00 urwana urugamba rwa mu gitondo rutuma ya 5:00 uba ariho uhagera ugakora ikintu bita gukiranuka ukawurindisha gukiranuka. Kuko dufite abavugabutumwa benshi bavumwe n'abashumba, kandi mureke mbabwire kubwo kuvumwa n'abashumba muzotsa ibigori kandi muzasanga barabatanze ku muhanda. Mumbabarire, ni mumbabarire, nanjye ntago ari njye. Barabavumye, babavuma kubera kubabeshya, ukamubeshya atari ikibazo wagize, ukamubeshya kuko wemeye ahantu henshi, hanyuma umunsi wagera ugahitamo aho batanga menshi. Imana yari yarambwiye ngo muze aho batanga menshi naho batanga make, muze aho bateka mukaro naho bateka icyamata, mwari muze aho bateka intoryi naho bateka inyama, ngo mwari muzi kubirobanura. Umupasiteri cyangwa umuyobozi agategereza abantu bakwiteguye mu iteraniro, abantu wa mukozi w'Imana araza ufite amavuta. Iyo rero iteraniro riri buzemo umuntu abantu bakunda ufite ibintu byiza biryoshye, n'abacuruzi barafunga amaduka. Icyo kintu narakibonye, n'abadaheruka mu rusengero bati runaka araza, bose baraza. Bikurure rero bose baje bimeze nko kukubengera ku rusengero, bakakubengera ku rusengero cyangwa umuntu uza mu murenge wagiye kumanika. Ibaze icyo kintu. Maze pasiteri agategereza 5:00, tibura ni 6:00, tibura wasanga ari 7:00, yakoraho kuri telefone ngo aguhamagare, agategereza 8:00. Ibaze ijambo ari bubwire babakirisitu, hanyuma ukibwira ngo ntuhemutse. Icyo ni ikosa rikomeye ritatuma Imana ikuzamura mu ntera. Niyo mpamvu abavuga butumwa benshi mwabaye camuke mu bibikanya kubera kugenda muhemukira abashumba, mugahemukira abayobozi b'ibyumba, bagenda babavuma. Turamuvuga butumwa, nge hari umushumba nzi wamwe nguriye ngo arakatu, ariko yambwiye ibintu koko yakoze sanga arakatu koko. Hanyuma rero reka nkubwire, niyo mpamvu abantu bamwe bazotsa ibigori kandi barabavuga butumwa bakoma Imana yahaye ijambo rimwe. Bamwe muzajya kudoda inkweto nimudashimashima uyo mwami ngo mumubwire ngo tubabarire dukureho umuvumo wuko twahemutse. Muzarwara amavunja, za bodaboda mwavuze ngo mwambaraga muzazisubiramo. Kubera iki? Kutarindisha umuhamagaro gukiranuka. Umuhamagaro bawurindisha gukiranuka. Nimumbabarire bakozi b'Imana, aha hantu tuhavuge. Nimba ufite umuhamagaro Imana ikakugabira umurimo wo kudiyakona, ukabara amafaranga, ukabara, wamara kubara wabona ufite uburenganzira bwo ufatiye 5 kubita ahangaha. Ariko uzi kwiba amaturo, uzi umuvumo wo kwiba amaturo. Maze rero ujye uhora imbere y'Imana ngo warayikoreye kandi warayikosomaga. Ukabara amanote mu rugo ufite ibibazo, ukabara amanote mu rugo ufite ibigeragezo, kubyihanganira bikakunanira, ukabura igitishije 5 cyangwa iyangahe. Uzi umuvumo uba winjije mu bana bawe. Abantu benshi ntago barindishije imihamagaro yabo gukiranuka. Umuntu akajya ahantu ngo agiye kuvuga ubutumwa, bakamusasira neza, yarangizaga agasigara ari gutereta abakobwa b'urwo rugo batanacunga neza, agasiga ateyemo umuntu inda. Uko no kurinda umuhamagaro. Abavuga butumwa nimbabwa ngo muzacuruza, ngo muzawutse ibigori, ko muzasanga se abantu barabatanze abakiriya. No, ibyaha byo mu muhamagaro bitera abantu umuvumo ukomeye. Uza abantu b'abanyamihamagaro bakora ibintu mu rusengero bitandukanye, bakiba ibintu byo mu rusengero. Ugasanga amasahani yo mu rusengero barayibye, ibisorori n'amasafuriya barayibye, amateremusi, utuntu twiza twaje mu rusengero, amasima n'amakaro byo mu rusengero, abantu bakabyiba bakabyigabiza, mukagira ngo Imana ntireberero umurimo wayo. Turiya tuntu two ku rusengero n'inyatse muba mubitse mu ngo zanyu. Namasi harusahuzi burya uba wujuje amafuku menshi, mbese nta kintu ushobora gutunga. Hari ibyaha byo mu muhamagaro byica umuhamagaro, ntukure umuhamagaro, ntujye imbere. Niyo mpamvu ushaka kubaganiriza ku kintu bita kurinda umuhamagaro. Kurinda umuhamagaro harimo kuwurindisha ubunyangamugayo, kuba umukiranutsi. Ibyaha byo mu murimo,
aho umuvuga butumwa afata umushumba ati niko umpa amafaranga ya ahantu nturutse. Reba iki gikenya ngo ni igikozi cy'Imana gifashe pasiteri gutya. Ariko uziko ntabwo bamugira. Muzacuruza ibigori se ahubwo muzabona hari n'uzabibemerera. Ndababwiye ko muri uyu mujyi wa Kigali muri iki gihugu hazana ibintu byo gucuruza ibigori ku muhanda. Dufite iterambere. Ni muhave. Mwakihanye mukivumuza. Mukagenda aho mwagiye muhemuka mugasaba imbabazi. Ngewe hari umuntu twigeze dutumira. Kuko ari igihe nakiraga abashyitsi ku rusengero iwacu. Uwo muntu turamutumira rero njya kumubwira nti karibu ku meza. Siko ntiyaturebye. Mumpa yanjye ngende n'umugore wanjye arateye kumva ibyo bikenyama. Mumpa yanjye ngende umugore wanjye. Ubwo uwo muntu ni umukozi w'Imana. Uzi ibyaha ukoze. Mumpa yanjye ngende n'umugore wanjye arateka. Ye baba naravuze nti Imana ifite akazi no kwigashoboye. Baguha yawe ngaho ubari hehe. Ubu mugize Imana bazajya banabatumira ku buntu. Use muzongera kujya mu bicirora muyakande. Bose barayafite. Se mwamenye ko Imana dukubitiye mu gafuka. Mwaje tukarira tukaboroga. Ariko mushakashakira hamwe ubugome bwanyu n'ubupagani bwanyu ntibikunde mukajya guteka imitwe n'ahandi. Ubu mugiye gutangira muteka imitwe ku macano. Batangire bajye babaha ubufaranga bwo guharabika abantu. Ujye kuburya. Banzukire n'umuvumo wakuye mu rusengero. Umuze ya maca n'ibintu bigiye gukorerwaho cyane nuko nyine Imana yacu nayo ibiri maso. Ubu mugiye kwifungurira isengero zo kuri aya macano. Ubu nukubaza ngo bigenda gute cyane ko nta n'igishoro rwose. Nimuyajyemo muzi ko na mu macano izabageraho. Murakomeza kurundanya imivumo y'ibyaha. Abantu bajye babaha ubufaranga bwa bufaranga murya ntimunage. Ubufaranga mwubakamwe amazu ntiyuzure mukagurisha ibibanza. Ubufaranga muguramo inkweto zigahengama. Ubufaranga muguramo imyenda ikazana inuzi igacika. Amafaranga reka mbabwire nta kintu kigura ubugingo, nta kintu kigura agakiza. Gukizwa neza ukarinda umuhamagaro ukawurinda byonyine hita uvuga ngo ndi mwenye mari. Byonyine uzi ko namenye ko kuri cano ngo batanga amafaranga hanyuma ukajya guharabika umuntu. Hari n'abandi ngo batanga amafaranga ngo bajye kubezaho ibyaha bakoze ngayo. Ariko ndababwiye ko Imana yashatse kukwanika irakwanika ikazana n'ibimenyetso. Nta muntu Imana iranika hano kuri cano ngo imuzanire n'ibimenyetso byo kumwanika. Ariko hari abantu muzabona Imana yanitse izane noneho n'ibihamya ubwayo. Bari abantu ni abantu banikwa n'abandi ariko Imana nta muntu iranika. Kurinda umuhamagaro ukawurindisha gukiranuka. Mu nzira unyuramo nimba uri pasiteri uwo muhamagaro ukawurindisha gukiranuka. Ugafata abakirisitu bawe nturobanure ku butoni. Ntugira abo wumva n'abo utumva. Ntugira abo usura n'abo udasura. Ntugira abo ushyiramo imbaraga n'abo nta kimenyane gikwiye kuba mu nzu y'Imana. Ntugira abo utonesha. Abakuru n'abatoya bose ukabayobora neza. Abafite amafaranga n'abatayafite bose ukabaha umwanya. Kurobanura ku butoni. Reka mbabwire muzigire kuri iki gipolisi cy'u Rwanda. Muri iyi guma muri iyi covid niho namenye neza ko nta kurobanura ku butoni nta mikino ihari. Nagiye mbona ukuntu bicaza abantu. Ntago babwira ngo uri umugore mwiza uri icyuma. Icara hariya ku rubaraza. Sinabirebaga. Niho hantu nageraga nkasubira mu gapfukamwa nkareba yuko kameze neza. Ntago uri bumukangishe ngo uri mu modoka yawe nziza. Nturi bumubwire ngo umugabo wawe ngo ayoboye akarere. Arakwicaza uwo mupolisi naramubonye ndavuga inti iyaba kurobanura ku butoni biba mu bakirisitu no mu bayobozi byavagaho. Kuko ndabizi ko barobanura ku butoni. Sinabibabwiye se umukire warwaye gripe nyobozi yose ijya kumureba. Ariko umukene umaze nka 4 mu rusengero akajya mu bitaro akajya asurwa n'abantu baciriritse bene wabo ntago ibyari byo. Umukire wakoze ubukwe bose bagashika kandi barashika bose bakazana amaturo bakamutura kandi ugasanga wa mukene ayo mafaranga baha umukire niwe uyakeneye.
ibintu byo kurobanura ku butoni biba mu bakirisitu ntabwo ari byo. Nagiye mbona abantu b'abasitari bakomeye bagenda bafatwa muri iyi covid, ntibamubabare ngo ni icyamamare, ntibamubabare ngo ni umuntu urenze, ntibamubabare ngo ni umuntu rikada, bakakwambika ipingu bakagushyira kuri kamera. Biriya bintu bikwiye kutubera isomo. Natwe mu rusengero ntihabemo kurobanura ku butoni, natwe abakirisitu ntihabemo kurobanura ku butoni. Ngo ubone umuntu akomanze ku gipangu cyawe kuko utamuzi ntumuhe ikaze, cyangwa ubone umuntu yinjiye iwawe ukumva ko intebe zawe atakwiye kuzicaramo, ukumva ko umuntu uciriritse ushobora no kumwakiriza mu karo, ariko umuntu w'umunyacyubahiro ukamubaza icyo ashaka. Mu bintu rero birinda umuhamagaro, mu bintu birinda umuhamagaro, ikintu bita gukiranuka ni icyambere. Reka njye ku cya kabiri, gukorera igihe. Umuhamagaro ukawukorera igihe. Wivuga ngo imvura irakubye ntago ndi bujye kurepeta. Wimvuga ngo izuba ni ryinshi. Iyo izuba ari ryinshi tujya kurangura, iyo izuba ari ryinshi tujya kuranguza, iyo izuba ryabaye ryinshi ntidusiba akazi, n'iyo imvura ikubye dushaka imitaka. Nta kintu kigomba kwica gahunda yo gukora mu muhamagaro. Uzi umuntu uvuga ngo narwaye umutwe uyu munsi sinjya kurepeta, ariko yarwara umutwe akajya gucuruza, akikorera urutebo rwuzuyeho inyanya n'amashu. Ubwo sibyo ni ibiki? Abantu bafite imihamagaro yo gusengera abantu Imana yikoreje, mumeze nk'abahetsi b'itorero. Umuhamagaro ukwiye kuwurinda, ugomba kuwukorera igihe. Umuntu ngo yaguhamagaye ngo nabanza gutegera akamoto, umuntu araguhamagaye ukabanza kumuha detaye ngo aho uturuka ni kure. Umuntu araguhamagaye ukajya muri detaye ngo urampa ngahe. Nimba uri umuntu wikorera imitwaro y'abantu, iyi Imana iguhaye umuhamagaro iguha n'uburyo bwo kuwukora. Ntabwo amafaranga ukwiye kuyaka uwo ugiye gusengera, ahubwo amafaranga ukwiye kuyaka uwaguhaye uwo murimo. Imana yashyize impano muri twe kugira ngo abarwayi bakire, abafite ibibazo bikemuke, abihebye bahumurizwe, abari mu kaga bagakurwemo. N'amasengesho cyangwa amafaranga hari n'abahamagariwe kuyatanga. Imihamagaro, gukorera igihe umuhamagaro. Uvuga butumwa bakamuhama, nge nibanda kubavuga butumwa kuko ari nawo umuhamagaro wanjye. Umuntu akamuhamagara ati mukozi w'Imana rwose hari umuntu twari dutegereje none yadutengushye, kandi abakirisitu buzuye iteraniro bari bamurindiriye, wadutabara ukaza kudukura mu kaga. Ntago pasiteri akwiye kunyingingira kubwiriza, ahubwo bibaye ngombwa ninjye wamwinginga kuko ari umuhamagaro wanjye. Hoye rwose urumva muntunguye siniteguye. Ese kwitegura ni ukwitegura ibiki? Hari ingabo mugomba kujyana ngo ntiwazishakiye imbunda. Ibintu witegura ni ibiki? Kushobora no kwambara umwenda ukihanagura gutyo ukirukanka, ariko umuhamagaro ukaba muzima. Nge hari abantu bajyaga bampamagara nka saa moya z'ijoro, twari dutegereje umuvuga butumwa agombaga kwigisha korari. Mama Charlene, ko tuzi kuri umusirikare watubabariye, uranyingingira iki se? No, nugwita nkubita mu mwenda, ko nabikoraga mfite impinja mu mugongo nanatwite. Ntago ukwiye kunyinginga maze nanahagera yo uratubyaye rwose urakoze yo urarira sibiki. Nge ndi mu nshingano zanjye ngo nibabanze baguteguze. Hari n'abakeneye ngo impapuro, ngo hari n'ababa bashaka ubutumire. Icyo ukora muzi kwimanikaho amanyenyeri, niyo mpamvu Imana iri kuyashishimura. Nabwiye ngo ibintu mwimanitseho Imana izabishishimura. Babanze baguhamagare, bakwandikira urwandiko. Ngeze mu rwego rwo kutagenda mu modoka kugira ngo nzaho n'indege, ariko muzi kwibona no kwishyira hejuru. Bagutegera indege se tuvugisha ukuri. Ijambo ugiye kubwiriza ni umurage wa papa wawe. Ijambo ugiye kubwiriza wari kwe mu Bushinwa ngo bakwishyure. Ari umuntu wigeze ambwira ngo ese hari ahantu bagutumye bagutegeye indege, ariko mama nge nta urayintumira mama. Bantegera indege ahantu hari imodoka. Ese ibyo ngibyo ko ari bo banabitekereza bakabikora, ni ngewe ugomba kubahata. Ntabwo nzarara iwanyu, ninza mugomba kundaza muri hoteli, ariko ubundi mwibagiwe ibishogoshogo by'iwanyu mwavukiyemo mwaryamagamo. Ese niki cyatumye uvukira mu bishogoshogo?
Imana yikubwiye ngo uvuke mu bishogoshogo ni ukugira ngo nujya kubwiriza mu bishogoshogo aho babikuraza uzibuke ko ni wanyara ibyo wabagamo. Ngewe nta hantu mwanyakirira, ngewe nzarara muri hoteli. Ubwibone bw'abibone buzacishwa bugufi n'agasuzuguro kabo kazacishwa bugufi ngo uwo munsi Uwiteka ni uzogezwa wenyine. Gukorera igihe umuhamagaro, repetition yikorera igihe. Mwiteraniro bati nturenze iyi saha, bikorera igihe. Biguhamagara ngo uzane izindi mpamvu. Umusirikari iyo bamubwiye ngo funga mizigo, ahita yifunga ntabaza afande ati none afande ko hariya mu gasantere nahaguze ikibanza, ko hari umuntu naragurije 50,000, nifunga mizigo. Afande yavuze aba yavuze. Cya kabiri ni ugukorera igihe. Icya gatatu ni ugusengera umuhamagaro. Mu masengesho utegura uri gusengera abana bawe, ugasengera ubuzima bwawe, ugasenga usaba Imana ibintu byinshi bitandukanye, umuhamagaro ugomba gusengerwa. Ugomba kuwusengera ndetse ukagera ahantu wicara. Ubundi iyo ngiye gusenga mbyita kujya gusura Imana. Igihe mvuga nti Yesu ejo nzaza kugusura, nzagusura nk'iminsi 2 cyangwa 3, biterwa na gahunda yo kumusura. Ubwo rero iyo umugeze imbere gusengera umuhamagaro, ikintu cya mbere iyo uri gusengera umuhamagaro baza Imana ngo uko ndi kubikora nibyo njye niko nyibwira, ninabyica ikabona nabyishe kanyihorera, njye nta n'ikintu yambaza. Kubera iki? Uyu murongo ndimo urawemera, uku kuntu ndi kubigenza nibyo. Kubera iki? Mba nanga gukora ikosa ngo nkore ibintu byanjye Imana idashaka, kuko ibintu Imana idashaka naho byaba bifitiye umumaro biragashiraho. Gusengera umuhamagaro, fata yibira usengere, fata umunsi umwe usenge, fata amasegonda, fata iminota usengera umuhamagaro. Senga Imana iguhe amavuta, senga Imana iguha amakuru, senga Imana uyibaze nimba ukuntu uri gukora umuhamagaro ari sawa. Kunamenye ko muri uyu muhamagaro Imana iradutegeka n'abantu bakadutegeka. Nk'ubu hari abantu bajya bambwira ngo ujye ubigenza gutya, kandi bakibagirwa yuko nta babusaba boss babiri bagutegeka. Ntabwo umuntu ashobora kuyoborwa na ba boss babiri. Reka da umuntu agira boss w'umuntu ubundi aba ari umwe w'ikintu runaka, hakaza undi w'ikindi. Yego, ntabwo umuhamagaro wanjye ngomba kuwukora ngo kubera igihe ngezemo, si ngomba kuwukora ngo kuko bampaye umurongo, si ngomba kuwukora ngo kugira ngo niyorohereze nanjye mbigenze gutya. Ngomba kwicara nkabaza boss, ndi kubwiriza sawa? Ibi bintu ndi gukora kuri channel yanjye ni sawa? Nakumva boss atambwiye ngo ni bibi, nakumva atantumyeho ngo ni bibi, wenda mwebwe muvuge muri miliyoni nta kintu mumbwiye, ni ukubicamo umurongo. Gusengera umuhamagaro, tugiye gusenga. Wowe unkurikiranye uyu mwanya, umuhamagaro warawurinze, umuhamagaro wawukoreye igihe, umuhamagaro ujye usengera. Nyemera uce bugufi dusenga n'Imana ikugirire neza uyu mwanya, bikugirire umumaro ibyo tugiye kuvuga. Mana yacu nziza, wambaye icyubahiro ndetse no gukomera, uri umukozi w'umuhanga ku buzima bwacu, uri ntihemuka mwiza kandi muzima. Haleluya. Uri uwo kubahwa n'abakomeye, uri uwo kubahwa n'abanyagitinyiro, uri umugaba w'ingabo zahera. Haleluya. Ni wubahwe cyane Imana. Nguciriye bugufi maze gutanga ubutumwa nk'uko wampaye kubutanga. Sengeye abantu bose bakurikiranye Mama Charlene official, bakaba bumvise ubu butumwa bw'umuhamagaro, ukuntu bakwiye gusengera umuhamagaro, ukuntu bakwiye kurinda umuhamagaro, ukuntu bakwiye kuwukorera igihe. Ndasenze mu izina rya Yesu, ndasenze mu izina rya Yesu, ubu butumwa buherekeze. Nirukanye imbaraga zituma abantu batabwumva, nirukanye imyuka igenda ibuza abantu kumva ubutumwa bwiza, nirukanye imikorere yose y'umwijima, ndafunga amarembo yose y'ikuzimu mu izina rya Yesu. Kugirirwa neza n'Imana no guhezagirwa nawe Mana bigere ku bantu bose. Ndagushimye ko hari icyo ukoze, ndagushimye ko ubohoye abantu bawe, ndagushimye ko ubutumwa bwiza ubuherekeje kandi ko bukoze icyo ushaka. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen.